boyfriend wagukubise mwahita mutandukana? Bon boyfriend wanje nkubise ubwo se yankubita mvanye he naramukubita nanjye nahita mukubita namukubita nyine ntigo twarwana yankora hose bigenze gute ntabwo yankoraho ngo bive mupe ntabwo byakunda umva namukubita namukubita pe ubwo se namureka nkubite nanjye sigara aho ngaho magaze reka umugabo ugomba kumwubaha n'umugore ugomba kumwubaha. What is that? ahubwo baravuga ngo you have to respect a woman nimbere yo respecting a man. A woman is a woman, what she can do? Yararenze. Amagwara mukaratangaje. Nukuri. So nje ntabwo yangutaranye naramuko. Satwarwana. Nyine that's how I think. Umuhungu unywa itabi n'unywa inzoga. Okay, ubaye nk'uhitamo wasanga utabakunda bose ariko ubaye nk'uhitamo wahitamo unywa itabi cyangwa unywa inzoga? What do you think? I feel like nahitamo unywa inzoga kubera kunywa inzoga it's more common. Ni ibintu bikorwa n'abantu bose hafi y'abantu bose abenshi, so I would say alcohol nyine kunywa inzoga. A boyfriend ugira inshuti nyinshi cyane z'abakobwa, then a boyfriend uhora muri party cyane nyine bikagira ubwo bigaragara nkaho yakuburiye mu mwanya ukuntu nubwo ataba nyine ariko yawuze wose. Ni utadetinga muri abo ubwo se isn't it the same thing? No, it's almost the same thing. Niba sohoka cyane that means yuko abariko n'abakobwa with boys ariko atagufitiye time nyine yaguha time nyine tari nyose nyine ariko nyine ahora out with boys n'abahungu n'iki yagiye hanaha babe like baretse gatonde mu gashuti n'iki ugasanga nibyo babe like I'm with my friends akamba guhubasuza agashona video ko kabibona I mean I'm playing game like tugukina n'abahungu tugukina game hano muri salo reba dore tugukina ya like pull up and stuff. Now ndo ufite inshuti nyinshi z'abakobwa ninde utatereta muri abo cyane ni mutateretana? Ndumva rungu ufite okay ufite abakobwa b'inshuti aya ntabwo byakunda ubungu no ntabwo byakunda kabisa I can't uwo best ntabwo byakunda ntabwo byakunda. Saha with the experience mu rukundo nubwo ntazwe ingana umukobwa yatwara umu boyfriend wundi mukobwa? Never hoya okay ngiye uko mbyumva ngiye personally ntabwo nabikora ariko hari abakobwa babikora nibe nabasaga nawe umva nyine byashoboka ko umuntu of course byashoboka hari amacases menshi byashoboka cyane. Saha umubwiza kuri utambeshya nyine kintu cyo ngiye kubaza bari bwabone boyfriend wundi muntu wenda mwasohoka nyine umushuti wawe ukavuga ati cyo you just have like I feel like ibyo bintu biri normal like kubera ko Imana yakuretinze abantu beza benshi ku isi. Bro kisobanura cyane. Oh yeah like iyo ubonye umuntu mwiza of course ugomba kugira reaction, you know, cyangwa se niba if you're a person udagira reaction urabyigumanamo but you still think about it. So ngiye mbonye umuntu mwiza but I know that afite umuntu ntabwo mbimwereka but in my mind I'm like that person yeah asa neza. Saha ni iki kintu kiri crazy cyangwa se ikintu cy'ubusazi baba barakoze kubera urukundo? Akabaga yo man ikintu kiri crazy gusa kiraharira because of love ntacyo byose biri normal I think ko byose biri normal nta kintu kiri okay depending kanumva ntacyo. Saha mariage cyangwa gukora ubukwe umva ari ngombwa? Okay ngiye kuri njyewe yes tumva ngiye kuri njyewe I think ko biri ngombwa ariko hari abakobwa baba batabyiyumvamo and I believe in everyone's personal point of view, so yeah. Kuba independent ku mukobwa cyangwa se umugore bisobanura iki kuri Saha? Kuba independent ku mukobwa cyangwa se ku mugore bisobanuye freedom to me
freedom in a sense where ushobora ku getting anything you want on your own utadependinze ku mugabo ngo utegeze ko umugabo akiguha, you know. So kuba independent ni ikintu kiri urabizi ko kiri important, right? It's something very important. Nubwo abakobwa benshi batabikunda, but you have to experience it kugira ngo ubyumve, you understand? Ugomba kubyi experiencing kuvuga ngo kubona peace, uvuga ngo like iyo shatse ikintu ndakora kandi ndakibona kubwanje, like it's not a man uzanga ukime, kuko amana ashaka kukiguha, umugabo ashaka kukiguha bikazana n'ibindi bintu akakudisuspectinga cyangwa se, you know. Alors you are independent, ibyo ntago byabaho, ahubwo umugabo aragutinya, umugabo aragutinya kanakubaha. Iyo yabonye yuko ibintu ushatse ubi providinga ugera ku ntego yari yose ushatse, he respects you. Nibihe bintu abahungu bakora bitari byiza cyangwa se bona bibangama wakabaye babwira gukosora tu muri relationships, kavuga you boys, like ni uri kunyumva cyangwa uri kundeba, you change this, you change that, you change this, you be this, you be that, kubera ko muraganira abakobwa like nyine muamuza ama red flags murabiganira, like nyine bijyanye na mwaganiye cyangwa se mwawe, like ni ibiki abahungu bakaye bahindura. I feel like abahungu bagomba guhindura kugendera mu Kigali, so gufata kumva wakora decision kubera ko inshuti yawe yakubwiye ngo bino bintu bigenze gutya, bino bintu bigire gutya. I feel like nicyo kintu cya mbere abahungu bagomba guhindura, kubera ko it's ni living under influence. So njye nicyo kintu kimbangamira personally, yeah. And then abakobwa rero mwe muhindura iki? Abakobwa duhindure thirst for money, duhindure kuba twumva inyota y'amafaranga, kumva twashaka umugabo depending na bank account statement z'ukuntu ziba zingana. That's one thing navuga na advising abakobwa ntibunyice. Bitewe n'ukuntu wibona n'ukuntu wiyizi n'ukuntu uteye n'ukuntu usa, bagiye gutanga inkwano urazizi? Yego. Bagiye gutanga inka. Yego. Iwanyu, like I mean saha umva bagukwa inka zingahe? Bitewe n'ukuntu wiyizi, like yes, so that inka zingahe? Usually batanga inka zingahe? Like even families zirumvikana. Ako nyine uvuze ati okay ngewe bitanye na value yanjye n'ukuntu nizi, nizi n'inka zinkwiye kabisa. Nubona wanagendera n'ubuntu uratubwira. Gukomana ubuntu se ntabwo byakunda. Bitewe n'ukuntu wize, like 200. Nega. Okay, basi nka 50. Yego. Sa iwanyu bakongeye gushakana n'umuntu runaka kandi umukunda, wabikora? Papa akavuga ati mwana wanjye no, mama mwana wanjye no, saha ukwibirenze, saha hari undi muntu utaruyu, hari undi muntu utaruriya, cyane ko bijya binabaho man muri famille zo muri Afrika usanga bibaho. Wakitwara gute muri iyo situation? So okay, ino question ndumva biba biri personnel, okay? Oya reka nkubwire biterwa na famille. Biterwa na famille, kubera ko ngewe papa cyangwa se mama ambwiye ngo this guy ntago tumwiyumvamwo, she's not the one for you, nabikora namureka. Kubera ko I'm very close with my parents, turi inshuti cyane, noneho papa bimbwiye nako kanya kabisa ntabwo nabirenzaho. Nk'igihe I mean sinzi ugeze kubaho single? Yego. Hari igihe wigeze kuvuga ati ariko mana abana nkombe gukundana kabisa ugapfa no kubitwara ngo udafite impamvu iri seri? Byambayeho. Niyo nari maze hafi I feel like nk'imyaka nk'ibiri. Tuvuga ati se koko bino bintu biri kumbaho n'ibiki ko nzi nyine abahungu batavuze habaye iki, let me try. Noneho ndatryinga nyine biba gutyo, ariko watrayinze gute se wabibwiye? Hoya nyine iyo muri miyo time nari ndi single bajyaga bamvugisha ariko simbavugisha, simba attention. So nahise ntangira kuba attention, ariko ntago byatinzemo nyine nawe urabyo.
Ega riba byatirije mwana. Ntabwo nari nabitekereje nanjye numvaga nyine ndi kwa kundi nyine numva umuntu uri bored nyine tu. Wakunze umuhungu ayimubwira. Don't get your tycoon like I think I love you man like I think can you do that? Nkabimubwira mbere kabimbwira. Swe ntabwo byakunda. Like you can't man why not? Okay bon nabimubwira ariko ntabwo nabimubwira directly ngo ndagukunda nakora nyine some actions byatuma ahubwo we abimbwira mbere. Smart girl. Yeah, smart girl. And then urukundo really dramatic. Yeah, relationship really dramatic. Bana bashwanye basubiranye. Bana bari kurira bari guhozanya like na relationship iri serious kabisa. Iri organized. Niba ari saa 2 muri buvugane ni saa 2. Niba muri bukure bakagusura yo mu rugo ku cyumweru ni gutyo. Niba muri bugiye kuri date like that. Ni relationship wo ukunda cyangwa prefera muri izo? Iyo prefera ni iri dramatic. Ni iri dramatic kubera ko nta muntu uri perfect mu buzima twese tunuya mu bintu bitandukanye. So yeah, sometimes tugomba gushwana tugomba you know kugira ngo kuko iyo niyo mutumvikanye neza n'umu boyfriend wawe bishobora kuba bikwigishije like lesson you understand. So ibyo bintu kuba twabinyuramo together actually you mubinyuzemo with your boyfriend mu coming out stronger. Mumeze bon this time. Yeah, so I prefer the dramatic version. Ariko apana bira bintu bi just the normal dramatic. Relationship wagiyemo ugiye kukavuga ati shaka ndicuza kabisa hano nari nakandagiye muzamo kabisa ubundi ari ndi mu biki koko. Shaira hari kabisa. Irahari ariko nyine birahari. Yari meze guteze kuvuga tugubi batariko hey yeah. Uko nabisobanura ari ubwana I feel like ntabwo twa turi serious. Ntabwo twa turi serious nyine byari biraho nyine byari biraho. Saha what's your type cyangwa se umuhungu ukunda ni umuhungu umeze gute? Ni umuhungu like ufite imico imeze ite ubwo ndavuga physically n'ibiki byose and then after nazahita nkubwira n'ubundi types of boys ongire wo choosing atyo. Do I have a type? Sinjye nta type iri very specific fite ahubwo ndeba on the emotional part, psychological part. Ni kuvuga umuhungu first of all really smart. Smart how? Nyine like mentally uri intelligent, umuhungu cy'ubwenge, umuhungu uzi kwambara. Uzi kwambara that one. Useka neza. Let's go. Uri na determine umve icyo bisobanura like afite goals. Afite intumbero. Yeah, that's my type.